Perezida yavuze yuko hari amafaranga tuzongera gukoresha guhereye itariki. Mu Rwanda hagiye kuyimenuka mu ikoreshwa ry'amafaranga nyuma yuko hatangajwe ko zimwe mu note zishaje zigiye gukurwaho burundu mu ikoreshwa. Amakuru atangajwe agaragaza yuko inote zimwe zari zimaze igihe kinini zikoreshwa mu Rwanda zirimo iza 500, iz'igihumbi, iza 2 ndetse n'iza 5 zashyizweho hagati mu mwaka 2004 na 2015 zigiye gutakaza agaciro kazo mu gihe kiri imbere. Ibi ngibi byemejwe n'iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ry'akanimero 011/01 rya tariki 27 Gashyantare 2026 rivuga yuko izi note zitazongera kugira agaciro mu Rwanda. Ariko nubwo rero iteka ryamaje gusohoka, abaturage ntabwo bagomba kugira impungenge ku kanya kuko hari igihe cy'amezi 12 cyahawe kugira ngo abantu banze bazikoreshe cyangwa se bazihinduze. Mu yandi magambo, izi note zizakomeza gukoreshwa mu gihe cy'umwaka umwe kuva rero iteka ritangajwe mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda. Nyuma y'amezi 12 nibwo zizahita zitakaza agaciro burundu. Mu note zigiye gukurwa harimo inote ya 500 n'inote y'igihumbi zashyizweho mbere ya 2004. Hari kandi inote ya 500 yongeye gushyirwaho mu mwaka 2013. Hari kandi indi note y'igihumbi bashyize mu mwaka 2015 ndetse n'indi note ya 2 bashyize mu mwaka 2007. Ku rundi ruhande kandi harimo note z'ibihumbi 5 bashyizeho mu bihe bitandukanye zirimo izashyizweho mu mwaka 2004 n'izindi zashyizweho 2009. Ibi ngibi bivuze yuko inote zose zifite imiterere ishaje zizagenda zikurwaho zigasimbuzwa inote nshyashya bashyizeho mu myaka ya vuba. Mu by'ukuri u Rwanda rwatangiye kuvugura amafaranga yarwo mu mwaka ushize. Urugero, inote ya 500 n'inote y'igihumbi zatangiye gukoreshwa mu mwaka 2019 zifite ikoranabuhanga rigezweho rifasha mu kurwanya inote mpimbano. Nyuma y'aho mu mwaka 2024 hasohotse indi note nshya 2 n'inote y'ibihumbi 5 nazo zifite ibirango bishyashya ndetse n'imiterere mishyashya igaragaza aho ubukungu bw'u Rwanda buhagaze. Nk'uko byasobanuwe na Banki Nkuru y'u Rwanda, imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye havugururwa amafaranga ni uko zimwe muri izi note zari zimaze imyaka myinshi zikoreshwa. Urugero, inote y'ibihumbi 2 yari imaze imyaka igera ku 10 itarahindurwa, ari nayo mpamvu byabaye ngombwa yuko kongerwamo ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo irusheho kugira umutekano. Banki Nkuru y'u Rwanda kandi yasobanuye ko kuvugura amafaranga bifasha mu kurwanya inote mpimbano, kongera igihe amafaranga maratarangirika ndetse no kugaragaza isura nshyashya y'ubukungu bw'igihugu. Ikindi kandi cyagarutsweho n'uko urupapuro rw'amo amafaranga rwahinduwe kugira ngo urusheho kuramba, bityo amafaranga ntihangirike vuba nk'uko byari bisanzwe biba. Iyo rero usesenguye iyi gahunda, bigaragaza yuko ari imwe mu ngamba zifasha igihugu mu gukomeza kubaka ubukungu buhamye, aho n'amafaranga akoreshwa ajyana n'igihe ndetse n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Ku baturage rero icy'ingenzi ni ukumenya ko inote zishaje zitahise zitakaza agaciro ako kanya, bazakomeza kuzifashisha mu kugura ndetse no kugurisha mu gihe cy'umwaka umwe. Ariko nanone byiza ko abantu bagenda bazihindura buhoro buhoro, cyane cyane binyuze muri banki cyangwa se izindi serivisi z'imari, kugira ngo hatazagira usigara afite amafaranga atakigira agaciro. Muri rusange, iyi gahunda igaragaza uburyo u Rwanda rukomeje kuvugurura uburyo bukoresha amafaranga hagamijwe kongera umutekano n'amafaranga, koroshya ubucuruzi ndetse no kurushaho guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ngahe nguko rero nawe wumvira guhera iyo tariki bakubwiye ntuzongera gukoresha aya mafaranga. Nanjye mbwira nimba rugamirigize kuri ishene kuri subscribe, ngena cyari ubine ngeni Obi Time News. Obi Time News.